we kubyara umwana bimutwara igihe kiri munsi y'icyo yakoresha ateka iki. Okay, nizere ko utari bwongere gusakuza. Nizere ko nta rusaku ruri bwongere kugera kuzamuka. Jewe umugore wanjye azantera inda nzayitwita, kuko nicyo kintu cyoroshye. Niba hari ikintu kigora ni ugutera inda, my friend. Ariko ubundi ngo byoroshye nko guteka igi, kubyara nsakazi. Buriya mu buzima nta kintu kigora cyane nko gutera inda. Ni ukuvuga ngo umugore yazanywe no kugira gute no gukuba akabero mu rugo, agakaraba koza akarenge, hanyuma umugabo akagenda agatunuka akagoka, urugo rugatera imbere. Ibyo se biba bitwaye iki? Ubundi umugore ikintu aba ashinzwe ni ukubyuka yoza ibyombo, agateka icyayi abantu bakinywera, yamara guhisha icyayi abantu binywereye, mu kandi kanya agakubita ibya nijoro, ibya saa sita, abantu bakajya ku meza, agakaraba bakarya bakaruhuka. Mfite ikibazo, mungire inama. Nashakanye n'umugabo muri 2019, dufite muri covid, my friend. Muri covid sha dufite abana babiri. Mu myaka tumaranye nta bikorwa by'iterambere yagaragaje. ubwo bijyana yagaragaje mu rugo. Iyo abonye amafaranga ntiwamubona mu rugo, ataha bwije cyane. Avuye hehe? Ntajya aganira n'umugore we, ubwo mu yandi magambo arimo arivuga. Ntitujya tuganira. Kandi nanjye iyo ntanze igitekerezo mubwira ko iyo nanze igitekerezo ambwira ko nta bitekerezo by'abagore, icyabo arinda. Nta kintu na kimwe kimuhangayikisha cyo mu rugo. Niyo umugore yarwara, ubu ni uvuga umugore amarivuga, niyo umugore yarwara cyangwa abana badafite amafaranga yo kwivuza, abereka ko ntacyo bimubwiye. Yego. Nkunda kurwaza abana. Ikibazo cya mbere wacyumvise? Umugabo ndabisubira. Nkunda kurwaza abana. Nkunda kurwaza abana uburwayi budasobanutse, kwa muganga bakabubura, kwa muganga bakabura indwara. Mfite amakuru ko iwabo baterekera n'ibindi bijyanye nabyo, no kubandwa byose no gucuragura. Iyo nsenze mbwirwa ko uburwayi bwanjye n'abana umugabo abugiramo uruhare. None ubu nabuze icyo gukora. No mugore afite ibibazo bita. Icya mbere, uyu mugabo amafaranga ayajyana mu bapfumu. Reka manze ngaragaza ibibazo n'umuntu afite. Uze nta kibazo. Ikibazo cya mbere uno mugore afite. Ngafite ikibazo cy'uko umugabo washakanye 2019 nta terambere, nta bikorwa by'iterambere azana mu rugo. Tumaranye igihe mu myaka tumaranye nta bikorwa by'iterambere yagaragaje mu rugo. Yego. Wumvise icya mbere? Nta bikorwa by'iterambere yagaragaje mu rugo. Icya kabiri, uno mugabo ntibindeba ku bibazo by'urugo. Icya gatatu, iwabo w'uyu mugabo baraterekera. Icya kane, uyu mugabo ajya mu bapfumu. Icya gatatu, kuko ngiyo asenze ngo Imana ngo imugaragariza ko baravuga ngo iyo nsenze mbwirwa ko uburwayi bwanjye n'abana umugabo abigiramo uruhare. Uyu mugabo ashobora kuba ajya mu bapfumu cyangwa akaba anaruka. Uburwayi bw'umugore n'abana uyu mugabo abigiramo uruhare, niko Imana imubwira. Ariko se abwirwa n'iki ko abamuhanurira bo baba batavanye? Avuze ngo abwirwa ko wasanga ari n'umuhanuzi. Ari igihe yaba ari ushaka kubateranya n'umuntu. Sasa rero umva se. Yego. Je hari ikibazo mbona mbere yuko usesengura bya bindi byaho. Ubwo ari umugore uramusesengura ndabizi. Dore rero icya mbere, uyu mugore yigize ntibindeba. Ari muri babandi baje bakurura ivarisi, bagera mu rugo bakumva ko akazi kabo ari ukubyara gusa. Ndabeshya? Mu myaka tumaranye nta bikorwa by'iterambere yagaragaje mu rugo.
wumvise Yego. yagaragaje indi wabigaragaje Umugabo. umugabo se niwe ushinzwe iterambere ry'urugo. Yego cyane. Noneho umugore yaje kugarama gusa akarya, Ubundi umugore ariko ubwo wabyumvise ubundi mu bihe bya kera uno mugore hatarabaho ibihe bibi umva nkubwire. oya were kuzana ibihe bibi Oya turi twumvikane abagore bagerageje kwisimbukuruza babaha icyo bita babaha icyo bita gender balance. Gender balance bivuze iki rero? Gender balance bivuze iki? Umugore agenda ibiro gusharinga responsibilities, gusharinga resources. Share of responsibilities equal to sharing of resources. Ariko kumvishe kuki umugore yaze yumva azamo no gusharinga resources ariko responsibilities ari zo ziba zireba umugabo. Mbese nta bikorwa by'iterambere yagaragaje mu rugo. Ni ukuvuga ngo umugore yazamo no kugira gute no gukuba kabero mu rugo agakaraba koza akarenge, hanyuma umugabo akagenda agatunuka akagoka urugo rugatera imbere. Ibyo se biba bitwaye iki? Ubundi umugore ikintu aba ashinzwe ni ukubyuka yoza ibyombo, agateka icyayi abantu bakinywera, yamara guhisha icyayi abantu binywereye, mu kandi kanya agakubitaho ibya nijoro ibya saa sita, abantu bakajya ku meza agakaraba akarya bakaruhuka kugira ngo abashe kugira icyo kwita ku bana bari mu rugo. Abitahati ateka indyo yuzuye, yongerejwe ariko abitaho ateka indyo yuzuye, amesera abana, yita ku mugabo, amuterera ipasi. Uretse ko ibintu byabaye bibi, ubu umugabo asigaye ashaka niba azanye itafari nawe uzane irindi, kandi ibyo ntabwo ari byo. Abagore ni abanyantege nke, hari aho bata imbaraga barimo batekerereza urugo, bari kubyara abo bana. Izo nazo ni imbere zidasanzwe. Ibaze kubyara abana babiri bose, umugabo nta kintu cy'iterambere aratekereza. Reka mubaze kubyara nsakazi buriya mu buzima nta kintu kigora cyane nko gutera. Ngiye kukumvisha gutera inda nicyo kintu kigora kuruta kubyara. None uratinyuka ukavuga ko kubyara aricyo kintu ngo kigora abagore. N'ubundi se ubundi ikindi cyabagora n'iki, ubundi ikindi bakora ni iki? Umugabo we kubyara umwana bimutwara igihe kiri munsi y'icyo yakoresha ateka iki. Nizere ko utari bwongere gusakuza. Nizere ko nta rusaku ruri bwongere kugera kuzamuka. Twe tuba dufite tangible evidence. Ariko marawe abantu baragowe, abantu barababaye, abantu barahangayitse, abantu barahonye. Mbega we ubwo ibyo nibyo wiberamo. Twagiye ngo gutera inda, imbaraga zo gutera inda ziba munsi ni nkeya cyane ugereranyije n'imbaraga zo guteka iki. Yego. Reka nkubwize ukuri rero, jewe umugore wanjye urimo uranyumva, jewe umugore wanjye azantera inda nzayitwita, kuko nicyo kintu cyoroshye. Niba hari ikintu kigora ni ugutera inda, my friend. Ariko ubundi ngo byoroshye nko guteka igi. Munsi igi ariko kuryita kuriteka kandi byoroshye nko guteka igi. Biri munsi byoroshye munsi yo guteka igi. Ni ukuvuga ngo igi rikomeye kurusha gutera inda. Guteka igi rigashya bikomeye kurusha gutera inda. Najyaga nibaza impamvu abantu babyara abana bakabihakana cyangwa bakabajugunya. Nasanze ariyo mpamvu bitera. Nuko baba biri mu kigero cyo munsi yo guteka igi. Mbese ni utuntu tuba twarabaye ni ibintu biba byoroshye. Ariko reka nkubwire ikintu twavuga kuri uyu mugore, ariko yewe agomba kugenzuza ubwenge. Bashakanye 2019 muri covid kugeza ubu ngubu bafitanye imyaka 7 babana. Bamaze imyaka 7 babana, bafite abana 2. Nta terambere umugabo na rike azana mu rugo. Hari ibintu agomba kugenzuza ubwenge. Uyu mugabo ntiyaba ajya mu bapfumu bakamuca amafaranga n'utwo afite twose akatumara. Njye ndumva umugabo ajya mu bapfumu. Sikajya mu bapfumu. Ariko reka turebe uno mugabo wenda tugare kuvuga ngo ajya mu bapfumu. Uyu mugabo yego ko wumva ikintu ibibazo byo mu rugo nta kintu atabikozwa. Sibyo? Yego. Abana be bararwaragurika, umugabo
aba ari careless ku bintu bijyanye no kubavuza. Mbese ni mu buryo butandukanye bagira gute ibintu biba bitagenda neza kubera imyitwarire y'umugabo. Kandi niba umugabo ngo rwose baraterekera bakanabandwa bakanacuragura, njye niko nabifashe kuko yavuze ngo bajye baterekera n'ibindi bigendanye nabyo. Yego. None iyo myuka mibi ikaza ikajya mu bana be, yajya kwa muganga bakabura uburwayi. Sasa rero uyu mugore niyitonde, niyemeze kamwe yubaka urugo cyangwa atahe. Ariko uzi gutahana abana babiri? Ariko abantu babiri se ni iki? Jewe nzi umuntu watahanye 4. Uwo yari umusazi. Umwe yiga mu wa 6 primaire, undi yiga mu wa 2 secondaire, undi yiga mu wa 2, undi yiga muri nursery. Ahubwo ngiye ntabwo ngiye pfa kuba ari umwana gusa, nta n'umwe natahana. Ahubwo navuga ngo ngiye gutega agahanga, duhangane mpaka. No muntu inama namugira niba, yego, niba baramuhanuriye yuko ibibazo bye iwabo babigiramo uruhare, n'umugabo we akabigiramo uruhare, yego, nasenge. Kuko ubundi mu buzima niba umwe acana akajya mu bapfumu, iyo ushaka guhangana nawe neza uca hano ukajya gusenga. Ariko uzi ko ushobora gusengera ikintu ntigihinduke. Ariko urimo urabyumva, kuko umuntu niwe ajya mu bapfumu akakoherereza ibindi bintu, nawe nujya mu bapfumu n'ubundi rwa rugo ruzasengekera rero. Umupfumu ufite imbaraga ziruta iz'umugabo akoresha. Oya, n'umugore nasenge, uyu mugore nasenge, ahasigaye ibi by'uyu mugabo nazajya ijya kubicisha byibura asanga afite protection iturutse ku Mana. Ese wari uzi ko hari ikintu kitamarwa no gusenga? None zirimo uragira ngo Imana niyasenga ntabwo izamwumva? Kumwumva izamwumva, ariko hari ikintu kitamarwa no gusenga. Gute? Hari igihe ashobora kuzikanga amaze kugira amatirasi y'indinganire mu gahanga, nta n'undi mugabo wamukunda yarahize mu gusenga. None akora iki? Ntaboneze inzira atahe, ajya gushakira uwundi mugabo, kuko uwo mugabo ntamushaka pe. Si byo se navuga uko imyaka 7 nta kintu aragera. Abana babiri, ariko imyaka 7 niba nko muri covid wasanga icyambere barishingiye, ikindi bashakanye bakiri bato, kuko abantu bose bashatse muri covid bashatse bakiri bato pe. Yego, nta muntu ufite imyaka ihagije washatse muri covid. Yego, none niba ubwo afite 25 cyangwa 27 cyangwa 28, uno muntu bajya kuruha aruhira iki? Yego, nave mu rugo atahe ajye iwabo ajye gutangira ubuzima bw'ubugaragu, yego, cyangwa yihigire ashaka ubundi buzima. Ibitari ibyo atega agahanga akomeze bamuragurize, cyangwa n'ukomeza kumuraguriza anasenge. Si byo se? Oya, anasenge, ntapfushe ubusa umwanya ngo arimo aranasenga kwanza. Oya, yanasenga pe, yasenga rwose. Bo abantu mudukurikiye namwandike muri comment tumugire inama, no muntu afite ikibazo kandi araremerewe mumugire inama. Yewe uyu muntu ejo nzagaruka mubwira umuti w'iki kibazo, kandi azanshimira nyuma. Ikibazo cyawe uvuga yuko bazagushimira nyuma. Igihe ntabwo nkunda reka guhembesha ibintu bitararangira mwana. Yego, twashimire. Murakoze, turabakunda kandi tubaza ku mutima. Ibyacu nibyo byanyu, tuba twumva ntacyo twarya ngo tubacure. Turabashimiye, Imana ibamugisha.